Murakoze bantu b'Imana, turabashimiye mu izina rya Yesu kandi turabakiriye kuri cano umucyo wa Kristo. Turabanezerewe cyane kandi tunezerewe Imana umutima kuko mudukurikirana keshi kunda ibiganiro by'ijambo ry'Imana, dukunda kubagezaho keshi, dukunda kubana keshi mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Inshuti yanyu mukaba inshuti yanjye kandi mu inshuti pe ziza ko njya mbona uburyo munkurikirana, mukurikira ijambo ry'Imana, mu buryo mukora subscribe, mugeza abandi mubagezaho ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro kinini, gusa nzi ko Imana izaba umugisha umuntu wese ugerageza gukora akorera Imana. Ndabizi neza ko ingororano ataranga zizagarukira no mu ijuru umuntu azazibona. Rero turanezerewe cyane kuko twongeye kubona umwanya wo kubabwiriza ubutumwa bwiza, kandi ni keshi tujya tubigerageza, ni keshi tujya tubikora. Nshimira Imana cyane kuko kenshi mba ndi kumwe n'umufasha wanjye Imana yampaye kugira ngo dukorere Imana, kandi mu by'ukuri biranezeza cyane mu buryo bwose. Iyo uje mu rugo ngo musengere, ndagusengera, nawe agakora ikintu kijyanye no gushakira uburyo yatwakira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, arashigikira agashyigikira n'abandi sengeye. Rero by'ukuri Imana yamaye umugore kandi nanjye numva nshimira Imana. Rero Imana iba umugisha. Gusa ikintu mbivugiye nuko ndabizi neza ko ari abantu benshi bashaka, ariko ugasanga abadamu ntibakunze abashitsi, ugasanga bibaye ikibazo. Ariko nshimira Imana cyane ko icyo kintu Imana yagikoze. Imana imumugisha kandi ndagushimiye nawe, kandi Imana ikumira umugisha. Ivuga butumwa cyangwa se iki gikorwa ukora cyo gukorera Imana, ndabizi neza ko izakiguhera umugisha. Rero tugiye gutangira, ariko ngiye kumwemerera mbere yuko aririmba, kandi mbanze senga Imana mu izina rya Yesu. Kandi tubahaye karibu, kandi umunsi wari wose muzajya mwumva iri jambo, muzajye murihererekanya kugira ngo umuntu wese ajye akomezwa n'ijambo, kuko turi mu gihe gikomeye cyane kiruhije, ariko turizeye tudashidikanya ko Imana iri hagati muri twebwe kugira ngo idushyigikire muri ibi bihe turimo bikomeye. Imana ibamire umugisha. Reka dusenge dutangire mu izina rya Yesu. Nari maze kuvuga ko nindangiza gusenga turi bwaririmbira Imana, hanyuma mama Bora ari bwaririmbira Imana, ariwe umufasha wanjye. Imana imumugisha. Urakoze cyane Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana isumba byose, uri mu ijuru ry'amahoro kandi urakomeye Mana. Ndabizi neza ko udahinduka. Hamagaye imbaraga zawe zikomeye cyane kugira ngo zimanukire gukora ibikomeye. Ndasenze ngo ukuboko kwawe gukomeye Kristo kumanukire gukora ibidasanzwe ku buzima bw'abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Wirekeje ijambo ryawe Yesu, ko ijambo ryawe ni iryera, nta warisengera kuko twebwe turasenze kugira ngo twebwe bagiye kurivuga mwami ribi mu nziza, mwagiye kubyumva mu matwi y'abantu ndetse n'imitima izaryakirana umutima uciye bugufi. Mu izina rya Yesu ndasenze cyane kugira ngo umuntu wese azavugwe neza mu kumvira ijambo. Mwuka wera aherekeze ijambo ryawe, kandi Mwuka wera ko ibikomeye mu bugingo bw'abantu bawe mu buryo bw'ijambo. Mamagaye imbaraga zawe zikomeye cyane gukora ibyo umwana w'umuntu atarashaka gukora Kristo. Ndaguhamagaye nk'umunyembaraga kugira ngo wubake ibitubakitse. Uzumva iri jambo afite ikibazo uzagikemure, kandi uzumvisha iri jambo arwaye ndetse n'ibihimbano by'umwuka umukozi wagiye kuririmbira, mwana w'Imana Yesu azafashwe kandi indwara zizamuveho. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nzagenda n'abantu banyizera kandi nzabana nabo iminsi yose. Mwana w'Imana Yesu, tukwijeza umutima kirisengesho ndetse n'ijambo ryawe rigiye gukora imirimo n'ibitangaza, rikubaka ibitari byubakitse mu buzima bw'abantu, kandi uzaryumva wese mwami azakizwe, azakurwa mu buzima busa nkaho bugoye, yakira imbaraga z'ubutabazi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Kristo dukizwa mu buryo bubiri. Hari gukizwa umuntu agakizwa ibyaha, hari no gukizwa umuntu agakizwa ingorane z'ibyari bimuriho mu buryo bwose atabasha kubyivanamo. Ariko mu buryo bw'ijambo ryawe mwana w'Imana Yesu, ijambo ryawe ritubera umuti, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo mwoti
icyaya mu gihombi kandi icumi igahunguranya igakugera mu mushokoro, hanyuma umuntu akabasha gukomezwa naryo. Rero ndasenze kugira ngo iri jambo rikomeze abantu bawe, Mwuka Wera akuze de fayigere. Mana, hari abarimo kunyumva bari hanze y'igihugu, hari abarimo kunyumva bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'Uburayi, ariko ndahamagara imbaraga zawe zikomeye cyane kugira ngo zimanukire gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Umucyo wawe umurikira abantu. Latizo baba kizeni kafayigere mani so baba latika so my God. Ndatura imbaraga zikomeye cyane ku buzima bw'abantu bawe. Ndabizi neza ko ari abarara barira, ndabizi neza ko ari abafite ibibazo bitandukanye babona batakikemurira, ndabizi neza ko Kristo hari abashatse babarengera ariko babura babarengera, ariko ngo hamagaye nk'umurengezi kugira ngo babere igisubizo cy'ubuzima bwabo. Mamagaye imbaraga zikomeye cyane ku buzima bwabo. Ndasenze kugira ngo urukire gukora imirimo n'ibitangaza. Ibiso obevayigere meni atomases my God ndisa alakisoma va baba wete katomasisi iyadoko meni fine. Mana, urakoze ndagushimiye cyane kuko umbwiye kugiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bawe, kandi urambwiye ngo ugiye gukiza indwara, urambwiye ngo Stefayigere ngo ugiye kwahora uno muntu umaze igihe kinini aboshwe n'iyi ndwara, imumazeho igihe kinini ibintu byamufataga bikamugagaza, ariko mbonye Mwami ubahora ubuzima bw'abantu bawe. Mwadikazo magode mini fayigere, mbonye ucyuzo mangu utabara uyu muntu wari ufite ikibazo cyo gucika umugongo, mbonye ukora imirimo n'ibitangaza kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe. Mwuka Wera gunya gukora imirimo n'ibitangaza. Nanjye natumugisha mu gutangira kwacu, tubasenze kugira ngo Mwuka Wera akore imirimo n'ibitangaza, n'abari twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo muri twebwe Yesu, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro mu mitima y'abantu bawe. Tubisabye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamira umugisha. Reka twemere umukozi w'Imana aturirimbire ayobowe n'Umwuka mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye ngiye gukorera Imana, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko nongeye kuyivugira, kandi rwose wowe uri butega amatwi uze gukurikira cyane biri mu ndirimbo, ntiwite kuririmba cyangwa ku majwi afite. Amajwi ushobora kumva utayashimye ukumva nta kunogeye, ariko ukurikire cyane birimo, aba ari byo bigufasha bigushyikirize kuri Kristo Yesu aduhana umugisha. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka yatoranyije akamugirira icyizere, kandi uwo muntu Uwiteka yamaze kumutoranya koko abahirwa. Nawe uze kugenzura niba uri muri uwo mubare, Uwiteka akomeze kuguha guhirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka yatoranije akamugirira icyizere, akamubitsa ibanga, naho yaca mu bikomeye ntabwo azatinya, kuko hari icyo yavuganye n'Uwiteka Imana. Hahirwa umuntu Uwiteka yatoranije akamugirira icyizere, akamubitsa ibanga, naho yaca mu bikomeye ntabwo azatinya, kuko hari icyo yavuganye n'Uwiteka Imana. Ninde uzaguma mu ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Ninde uzaguma mu ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Haleluya. Nugendera mu bitunganye akavuga ukuri, nk'uko biri mu mutima we, kuko Imana ntihishwa.
nk'uko Ananiya na Safira babeshya umwuka w'Imana, bari bazi yuko byoroheje ariko bahise bapfa. Nugendera mu bitunganye akavuga ukuri nk'uko biri mu mutima we, kuko Imana ntihishwa. Nk'uko Ananiya na Safira babeshya umwuka w'Imana, bari bazi yuko byoroheje ariko bahise bapfa. Ninde uzaguma mw'ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Ninde uzaguma mw'ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? None rero bene data, reka mbagire inama, niba tuvuga ko dukijijwe, dukizwe by'ukuri, kuko umuntu w'imitima ibiri ntanezeza Imana, kuko Imana yacu ishaka umuntu yubaha. None rero bene data, reka mbagire inama, niba tuvuga ko dukijijwe, dukizwe by'ukuri, kuko umuntu w'imitima ibiri ntanezeza Imana, kuko Imana yacu ishaka umuntu yubaha. Ninde uzaguma mw'ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Ninde uzaguma mw'ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Ninde uzaguma mw'ihema ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi we wera? Ngiye kuririmba indi ndirimbo irimo ishimwe ry'Imana. Mfite ibintu byinshi Imana yankoreye, mfite ibyo yangiriye. Ngiye kuririmba rero indirimbo irimo ishimwe ry'Imana, nawe uraza gusanga ufite icyo uyishima. Imana ize kuguha umugisha niwumva ino ndirimbo kandi ize kugufasha. Nzajya nogeza iby'Uwiteka yangiriye neza, ndamushima. Yankoreye ibyiza byinshi, nanjye ntago nzabigira ibanga. Nzajya nogeza iby'Uwiteka yangiriye neza, ndamushima. Yankoreye ibyiza byinshi, nanjye ntago nzabigira ibanga. Yasanze ndushye aranduhura, nari umunyamibabaro ndanezerwa. Nimumfashe dushimire Umwami, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Yasanze ndushye aranduhura, nari umunyamibabaro ndanezerwa. Nimumfashe dushimire Umwami, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye.
reka mbabwire urukundo rwayo rusumba ukwezi rusumba izuba, jye nari mboye arambohora, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Reka mbabwire urukundo rwayo rusumba ukwezi rusumba izuba, jye nari mboye arambohora, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Yasanze ndushye aranduhura, nari umunyamibabaro ndanezerwa, nimumfashe dushimire umwami, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Yasanze ndushye aranduhura, nari umunyamibabaro ndanezerwa, nimumfashe dushimire umwami, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Arayibwira ati sinzi kuvuga, iramubwira iti nzabana nawe, nimwumve namwe urukundo rwayo. Yahamagaye umuntu witwa Mose, arayibwira ati sinzi kuvuga, iramubwira iti nzabana nawe. Yaherekeje umugabo Mose, maze bagerana kwa Farawo, imukoresha iby'ubutwari, maze Abisiraheli barataha. Yaherekeje umugabo Mose, maze bagerana kwa Farawo, imukoresha iby'ubutwari, maze Abisiraheli barataha. Yaherekeje umugabo Mose, maze bagerana kwa Farawo, imukoresha iby'ubutwari, maze Abisiraheli barataha. Imana iguha umugisha cyane, ikongera amavuta, wakoze cyane kuturirimbira kandi unaririmbira Imana. Imana ya Isiraheli ikongerera amavuta kandi urusheho kwagura cyane kugira ngo umye gukorera Imana. Ni iby'igiciro kinini gukorera Imana. Umuntu gukorera Imana yumva muri we bimurimo, bizana amahoro muri we, bizana amahoro, bizana kwaguka, bizana kuba ahantu heza mu buzima bwiza mu buryo bw'umwuka. Rero Imana iguha umugisha, musabiye umugisha. Ndifuza rero kugira ngo tuganire bantu b'Imana, kandi mu izina rya Yesu, umukozi w'Imana amaze gukorera Imana aririmba, ariko nanjye tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nifuze kuganira kugira ngo tuganire ku magambo afite umutwe uvuga ngo ibigeragezo ufite ntacyo bizagutwara, intambara zikuriho ntacyo zizagutwara, ibiguhiga bikuriho ntacyo bizagutwara. Nubwo ubona ntanzi rufite, ariko ijambo rifite umutwe uvuga ngo humura witinya, ibikugerageza ntacyo bizagutwara. Rero mu izina rya Yesu, Imana irahari kugira ngo Imana ikubere byose. Ifite ijambo rivuga ngo ibigukurikirana n'ibikuriho byose, Imana ifite igisubizo cy'ikibazo cy'ibibazo ubamwe. Imana ifite igisubizo cy'ikibazo n'ibibazo ubamwe, kuko ari igihe habanza ikibazo mu kanya gato hakazamo n'icyo bita ibibazo. Ikibazo kiza ari kimwe, wajya kubona ukabona mu kanya gato ikibazo kibyaye ikindi kibazo, noneho bikaba ibibazo. Mu bundi ruhande iyo bimaze kuramba bihinduka urutura rw'ibibazo. Iyo byageze mu rwego rero rwo kubona ibibazo byabaye urutura, icyo gihe ni umuntu atangira kunanirwa. Ariko nanone iyo ibibazo byabaze kuba rutura, ubona kutakibasha gusunika, ujya ibumoso ukabona ntusunika, ujya iburyo ukabona ntusunika, ujya inyuma ukabona ntusunika, wareba imbere ukabona nta nzira, ukabona icyerekezo cyabuze. Mu by'ukuri aho ngaho ni Imana iserukira, aho ngaho ni Imana igaragarira. Burya umuhanga iyo arimo gusenga nibwo abwira Imana ati Imana ndagushimiye cyane ko igihe cyo kutabarwa kwanjye kigeze, nubwo ndi mu ngorane ariko ndabona ubutabazi. Rero mu by'ukuri hari ibintu biri kuri wo bikurwanya, biguhagaze imbere, ndetse byafunze n'umugisha wawe. Ariko nyuma y'ibyo bibazo, ndetse nyuma y'ikibazo hakazaho ibibazo, hakazaho n'icyo bita rutura y'ikibazo. Rutura y'ikibazo ni igihe abantu bose baguhagurukira
ni igihe wakabaye kuvuganira abari ukurenganya, ni igihe ahantu wari wizeye ko uri bwabone igisubizo uhaburira igisubizo, ni igihe ahantu wari uzi ko uri bwatabarirwe uharenganira, ni igihe ahantu wari uzi ko ugiye kwambarira ariho ujya kubona ukabona basa nk'aho bagiye kwambikira inuza ikimwaro, ariko Kristo we ntabwo ajya ananirwa. Hari igihe bijya bigeraho ukabona inzira nta n'imwe ihari, ukabona nta cyerekezo, ukabona urugamba rurakomeye, ariko ndashaka kubwira ko na nyuma ya zeru Imana yacu ikora. Rero ndashaka gutangariza ko ntutinye urugamba uri kureba, ntutinye intambara ufite, ntutinye ubwo burwayi umaze igihe kinini urwaye, ariko uribaza Imana bizagenda gute. Ndagutangariza ko Imana nkorera ize kugukiza no kugutabara, kandi Imana yacu ariyo Mana yakuremye ikabikurinza abandi barapfuye. Ndibuka umunsi umwe nigeze mbwira Imana ngo Mana nunkura aha ngaha nzagushima, nunkura aha ngaha kandi ndagupfa. Nabonaga byarangiye binyica cyangwa se abanyica mbona bandiho, ariko Imana yo mu ijuru inkuraho izo mbaraga z'urupfu. Nabonaga byarangiye. Umunsi umwe yigeze kumfata aranjyana, hanyuma mu by'ukuri icyo gihe amfungira muri tuwarete, ariko yari tuwarete bacukuye, kandi ndenganye nanyambuye amafaranga yanjye. Icyo gihe nakoraga ubutebe bwa Gasonga Bugari. Sinzi benshi ntabwo bazi ubutebe bwa Gasonga Bugari nk'abantu bagiye hanze kera, bishoboka kuba batazi ubutebe bwa Gasonga Bugari, ariko ni ubutebe bukoze bwa miviringo, ni ubutebe nakoraga. Ariko noneho duhuye yari yabuze uburyo anyambura igare ryanjye ari umuyobozi. Amaze kuri nyambura, ikintu kindi yakoze yanyambuye n'amafaranga ninagurishije n'ubutebe nari mfite arabutwara. Hanyuma icyo gihe yitwaza ko ngo ntagiye mu muganda. Hanyuma cyakurikiyeho kindi, ariko icyo gihe hakurikiyeho ikintu gikomeye cyane, umutima wanjye warababaye. Arananjyana amfungira muri tuwarete bari bacukuye ahantu nyine bari bacukuye byari mu buyobozi. Ashyiraho ikibaho kimwe, noneho arangije amaze kumfungira kuri iyo tuwarete, kakabaho kamwe yari yarambitse hejuru ya tuwarete. Ikintu gikomeye cyane, tuwarete yari muri metero 20, kandi akakabaho kari gafite nibura nka santimetero 20 nazo zatuzuye. Noneho aramanika ashyiraho intebe, ndahagarara, arambwira ngo nifate ari hejuru, kagira ngo wenda nibindi ashaka kugira ngo mumanurire. Arangije ahita akuraho cya kibaho, akuraho na ya ntebe. Ndareba nimanuka ndi bwagwemo. Mu by'ukuri narafashe uko nakararamye hejuru, fashe hejuru, ndafata ndakomeza. Narinze mari saha, urumva nitendetse. Ngiye kubona mbona haje umuntu, yumva ndimo ndarira munuza muri toilette. Aho ngaho iyo toilette bari batarayitaha, yari maze kubakwa, no bari bamaze kwicukura, ariko isa nkaho bayicukuriye mu kuntu wabonaga ari ahantu hasa nkaho bamaze kubaka gutya bataratinda. Mbega bari ari na toilette bari bacukuriye uruhande rw'indi. Noneho birangije, ikintu ngewe nahise mbwira umuntu wambabariye ugashyiraho ako kabaho nibura rwose nkava ko ngiye kugwa muri toilette. Toilette yari ifite nka metero zigera nko muri 15. Urumva ibyanga bikunda iyo nza kugira iyo nza kurekura ko numvaga ntangiye kunanirwa. Wa muntu afata kakabaho acunganwa na wa wundi, arangije agashyiraho. Amaze kugashyiraho, sinzi ukuntu nacunda vunini. Rero Mana undamire, nindamuka mushije ibirenge ndibwikubite muri toilette bitencubire mu gunda bampfuye. Ubwo ngira Imana nsengera kuri icyo giti nabifashe hejuru bari banendetseho. Birangije icyaka ndahumiriza, ngize Imana ishingisha ibirenge kuri kakabaho. Ndagenda ngo intambike, nsa nkaho nguye intambike gutya. Birangije ubwo ngerageza uburyo nisunasunika, ngiye kubona mbona singuyemo. Icyo gika n'icyo gihe nukuri nango njya nyibagirwa. Namaze isaha ni hejuru nitendetse, kandi fashe hasi ndeba urwobo, hejuru ndi hejuru, kandi nta wundi muntu nabara. Wanyambuye amafaranga agera mu 10,000. Icyo gihe nari maze kugurisha, anyambura igare, anyambura n'udutebe nari isigaranye. Mu by'ukuri agahinda, mu rugo twavuye mu rugo, navuye mu rugo ntacyo kurya gihari. Bega ari ikibazo gikomeye cyane. Ndangije ngiye kubona noneho urumva ko mu by'ukuri naramanutse maze kugira Imana, ndavuga ariko ntekereza umutima, Imana ibi bimbayeho ni ibiki? Imana ibi ngibi kuki ubyemeye? Kuki wemeye ko banyambura?
hanyuma ngira agahinda mu rugo ntacyo kurya nari mfite, uyu mudamu niwe nari mfite, twari ahantu bita Karambi, ariko niho twari dutuye. Nuno birangije ni Rwamagana, hanyuma birangije mbura ukuntu bigenza ndataha. wa wundi abonye ko nsohotsemo nirukanka agira ngo ngiye kumurega, ryagare ariho umuntu ararisanganisha, ariko amafaranga yose nayabonye. Shimana cyane ko mbonye igare, iryo gare naryo ntiryari iryanjye, niryo nari nakodesheje. Mu by'ukuri icyo gihe twarikodeshaga amafaranga 300. ubwo buzima nabubayemo, ariko Imana ibunkuramwo mu buryo nanjye ntakeka. Ngiye kubona ngeze mu rugo, madamu nabuze ikintu mubwira. Urumva umuntu wari uzi ko ngo nacuruje, nagiye kugira sinzana ifaranga nari mwakabona nzanye igare gusa, njyewe ibyambayeho ndabizi, ariko nageze aho ndatobora ndabimubwira, agahinda karanyica, numva mbuze icyo nkora. Ariko shaka kukwereka ko ari ubuzima Imana itunyuzamwo bugoye, ariko ifite ejo hazaza by'Imana ishaka kugukorera. Tugiye kuganira ku mugabo bita Aburahamu, turi buze no kuvugaho ku muhungu we bita Isaka w'isezerano Imana yahaye Aburahamu, uburyo bagiye bageragezwa, ariko ngubwire n'uburyo Imana itigeze ibareka. Rero ndashaka kugira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Katwemerere umukozi w'Imana asoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 20, kandi Imana irushaho kubamera umugisha. Ibyo byose ureba biguhagaze imbere, izo ngorane ufite, ibyo byose bikugose, ugera mu kazi bikakuvana mu kazi, ugera mu nuza ubaka urugo rukakunanira. Ushobora kuba uri umugabo urugo rwarakunaniye kandi si ukuri mubi, si ukuri n'umukene. Ushobora kuba uri umudamu urugo rwarakunaniye, si ukuri mubi. Hari imbaraga zigenda zigukurikirana, hari imbaraga zikubuza amahoro, hari imbaraga zibikugendaho, ariko ndashima Imana cyane kubwo buzima nabuvuyemo. Imana ikangira umukozi wayo, Imana ikagira umukozi wayo. Icyo gihe nanasengaga n'uba afite imbaraga z'Imana, ariko bwa buzima buri limite mu buryo bwo gukora Imana mu buryo bwimbitse, nari ntarabona izo mbaraga. Ariko uko ngira agahinda senga Imana, ninginga Imana, Mana wampindura ubuzima, Mana wagize icyo ukora, Mana wanabaye ukankuraho iki gisuzuguriro. Imana yageze aho irabyumva, igenda inkoresha iby'ubutwari, ima kuvuga ibyayo. Ndashima Imana cyane rero ko nta muntu ukorera Imana ngo yikore amaboko. Ndashima Imana cyane ko ijya Imana ivuganye n'umuntu wayo itajibura kubisohoza, nubwo byatinda bizasohora. Wihangane wa mukobwa we, wihangane wa mugabo we, wihangane wa mumama unyumva, wowe ubona byarangiye bisa nkaho bikugoye, ndetse umaze kubaka kabiri byaranze, ndetse wagerageza no gushaka undi biranga, ibintu ubona byarakudidaniyeho. Ihangane ko muri ibyo bigerageza harimo n'igisubizo cy'Imana ishaka kuba yakora. Humura rero, Imana ifite inzira zirenze nkuko uzibwira. Humura, unababazwa n'ukuntu ibikubaho. Ushatse umugabo wa mbere biranze, ushatse wa kabiri biranze, n'uwa gatatu urabona yakubereye rubebe, wabuze inzira, wabuze icyerekezo. Ariko ihangane usenge Imana, fukamira Imana yo mu ijuru, yo yiteguye gukora ibikomeye, kandi abantu bazabibona. Shuti yanjye, niwihebe ngo bikuvane ku Mana, niwihebe ngo bitume udasenga Imana. Ukomere gusa gusobanukirwa uburyo ugomba gusenya iyo myuka iri communication. Uko buriya no gushaka abagore benshi cyangwa gushaka abagabo benshi, nabyo ni umwuka wa karande usa nkaho ugenda ukurikirana, ndetse ukagerageza no kwitonda, ukamera nka marayika ukitonda, ariko mu by'ukuri ukarara ukubitwa mu buriri, ukarara mbega bakujibura. Amarira niyo wagize umusego, ibibazo nibyo wagize umusego. Hari abagabo barara barira, abadamu bo nibo bafite 80%, abagabo bafite 50%. Ariko ndivugira, reka nivugire cyane ku bantu bakunda gutotezwa, cyane cyane abadamu. Ariko ndashaka kuvuga nawe wa mugabo utotezwa, nawe reka nkubwire, mwese mwihangane mukomere. Imana yo mu ijuru ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe. Nubwo hari ikibazo watangiye ari ikibazo kimwe, ariko noneho bibaye ibibazo icya kabiri, noneho byavuye mu bibazo byabaye rutura. Aho ngaho ugeze ahantu bita rutura, Imana yo y'ubwayo ifite inzira ziri bwanyuremo, nubwo ibibazo bibone ngo byabaye rutura ni igihe ubuto kibasha kwihanganira cya kibazo. Ndashaka kugira ko Imana ihari. Wowe ukamusenga ubwira Imana ngo Mana ngeze ku rwego rwo kunanirwa, hari ibyo nihanganira ariko ibingibi birananiye. Imana ibwira uti ntabara, iri bwagutabare kuko irahari kandi isumba byose. Tugiye kuganira ku mugabo bita Aburahamu. Byaramucanze, Imana yamubwiye ngo nave mu gihugu cy'iwabo, hanyuma atase umuryango, ata ababyeyi be, atase na nyina, aragenda ajya ku musozi Imana yari imweretse. Ariko ahageze ahahurira n'ibigeragezo, akubitana n'ikigeragezo cy'inzara, akubitana n'ikigeragezo cy'umucyo cyo kutabyara, akubitana n'ikigeragezo cyo guhangayika mu mutima.
abwira Imana ngo Mana wankuye mu gihugu cy'iwacu uranzana, none Mana niki gituma ntari kubona ibyo kurya? Ariko Imana kwari kugira ngo imwigishe, imukomereze kuri uwo musozi, kuko umuntu wese Imana ishaka gukoresha, umuntu wese Imana ishaka kuzagira ukomeye, umuntu wese Imana ishaka guha ubuhamya, imunyuza muri ubwo buhamya, iramutirininga nk'uko umusirikare mbere yuko ajya gufata ipete cyangwa se ajya kuva ku ikosi, burya hari ibintu byinshi aba yakoze, abanza tiriningi. Nawe Imana ni kugutereninga, irimo iragutereninga kugira ngo ejo hazaza uzagira icyo ubwira abandi, Imana ihabwe icyubahiro. Njyewe yaranterininze, ndakubwiza ukuri, ibindi byo sinabivuga, sinabona umwanya ko umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndashaka rero kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 20 duhere ku murongo wa 2 mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 20 umurongo wa 2. Yego, haravuga ngo Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. ariko ihangane uhere ku murongo wa mbere kugira ngo babyumve neza. Umurongo wa mbere haravuga ngo Aburahamu avayo agenda yerekeje Negebu. Yego, atura hagati y'Ikedeshi n'Ishuri. yego, asuhukira Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira iti umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore, kubw'uwo mugore wenze, kuko afite umugabo. yego, Ariko Abimeleki yari ataramwegera. Arayibaza ati mwami, wakica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe si we wavuze ati ni mushiki wanjye? N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse, yego, n'amaboko atanduye. Imana iramusubiza iti mu nzozi iti kuko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho. yego, nicyo gitumye ntagukundira kumukoraho. yego, Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukarama, ariko nutamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. komezaho. Murongo wa 8. Abimeleki azinduka kare ahamagaza abagaragu be bose, abatekerereza ibyo byose. Baratinya cyane. Yego, Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? yego, Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati wowe wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. yego, Erega ni mushiki wanjye, haleluya, ni mwene data, ariko si mwene mama. kandi koko naramurongoye, kandi abwira Imana, kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti iyo niyo neza uzajya ungirira aho tuzajya tugera hose, ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. yego, Abimeleki azana
intama n'inka Yego. n'abagaragu n'abaja, yego abiha Aburahamu, amusubiza Sara umugore we. amin. Yesu aduhana umugisha. Twumvishe inkuru ndende, ariko ndifuza ko tuganira kuri aya magambo. Uyu mugabo Aburahamu ndifuza kuyavugaho nitonze kugira ngo mbase gusobanukirwa. Uyu mugabo Imana imubwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo mu bigirwamana byo kwa se Tera, ngo ajye ku musozi Imana izamwereka, izawumuhera umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga, iyo usomye ibice 12 rivuga ko Imana imubwira, yaramubwiye ngo nukuri umusozi uzajyaho nzaguhera umugisha, kandi aho uzatura ndetse nzaba ndi kumwe nawe. Ikindi abo uzasabira umugisha bazawubona, uzakwifuriza umugisha nawe azabugira. Ikindi uzavuma nzamuvuma. Ariko Aburahamu ageze kuri uwo musozi, Imana ibanza kumutreninga, ibanza gukora ikintu bita training. Imana ibanza gusa nkaho imwereka ko ari Imana. Bundi ibintu by'Imana ni smart cyane. Imana yo ikora ibintu iri smart kugira ngo ibashe kugeza ku rwego rwiza. Ibanza kumukomeza kuri uwo musozi. Bibiliya dusomye itubwiye amagambo akomeye cyane. Nuko Bibiliya iravuze ngo Abimeleki ajya gupagasa mu gihugu cya Aburahamu ajya gupagasa mu gihugu cy'Abimeleki. Abimeleki, icyo gihugu cy'Abimeleki cyari igihugu gifite ibintu, cyarimo ubutunzi bwinshi. Aburahamu azinduka kare n'umugore we, ariko mbere yuko bazinduka bamaze kwicara bavuga bati rero kiriya gihugu cy'Abimeleki, icyambere iyo ugezeyo ufite umugore wawe mwiza, ubundi abagore bakoze b'Imana cyangwa se abantu b'Imana biyubashye baba beza. Iyo tuvuze ubwiza abantu bahita bareba uburanga bw'ibigaragara, ariko ubwiza bwo mu mutima Imana yemeza. Iyo ufite n'ubwiza bwo mu mutima n'Imana iri kumwe nawe, ubwiza bwa mbere ni uko uri kumwe n'Imana, ari n'ubwiza bw'Imana yaturemanye. Ariko bari bafite ubwiza. Uno mugore wa Aburahamu yari afite ubwiza cyane, wongera ngo cyane, arangira avuga ati jewe nindamuka njyanye nawe nkajya gupagasa, kandi sindi bwagusiga kuri uyu musozi, inzara yakwicira. Ariko ikizanezeza nuko uzajya ugenda uvuga ngo uri mushiki wanjye, kuko nindamuka mvuze kuri umugore wanjye bazanyica bagutwara. Ibyo rero ntacyo byatanga. None ikintu ushaka, ikintu musaba nuko wowe ubwawe wazajya uvuga kuri mushiki wanjye, nanjye nzajya avuga ko ndi musaza wawe. Birangije bagera muri cyo, baragenda bafate, urumva n'umugore n'umugabo baganire mu cyumba, inzara yabariye, kibazo cyavutse, bagiye gupagasa, nta cyerekezo bari bafite. Inzara yatumye bagiye inama. Ubwo bagiye inama baravuga bati byanga bikunda dukoresha akagatirike tugakoresha rwose, byanga bikunda bishobora gutuma tubona ibyo kurya tukabona uburyo dupagasa, ko aho hantu inzara yari habamereye nabi. None birangije nibwo bahagurukaga, bakigerayo batungukira ku mwami bita Abimeleki, umwami w'icyo gihugu. Hanyuma arangije arebye Saraye, amurebye abona n'umugore mwiza cyane, abona n'umugore mwiza, abona n'umuntu wiyubashye, abona n'umukobwa w'icyubahiro. Abakobwa b'Abisirayeli cyangwa se abantu b'Imana ubona biyubashye, bafite uburanga, bafite ejo hazaza, kubera imbaraga z'Imana zibariho, umucyo n'imyifatiro biba biri ku bantu b'Imana basenga. None uyu mugabo bita Aburahamu arimo kugenda batungukira aho ngaho. Abimeleki bamukubise amaso, ahita atumaho intumwa, cyangwa se ahita ahamagara Aburahamu, arababaza ati uyu ni mushiki wawe cyangwa ni umugore wawe? Aburahamu ahita avuga ngo uyu nguyu ni mushiki wanjye. Babaza wa mudamu, baramubaza bati uyu nguyu ni musaza wawe cyangwa ni umugabo wawe? Undi aramusubiza ati ni mushiki wanjye. Urumva bose ni musaza wanjye. Urumva bose bakoze ikintu kijyanye no kwirenganura, ariko bavuze iryo jambo mu yandi magambo twavuga ngo barabeshye. Ariko icyo cyatumye babikora ni uburyo bari batuye ahantu ikigeragezo kibahindukana rutura. Ikigeragezo hari igihe gihinduka rutura. Nababwiye ko ikigeragezo kiza mu mayetape. Kibanza ari akageragezo cyangwa se ari ikigeragezo, cyamara kuba ikigeragezo bikaba ibigeragezo, bikava ku rwego rw'ibigeragezo, noneho bikahinduka rutura. Iyo bimaze kuba rutura, ni hahandi umukiranutsi yumva umubiri we utangiye kunanirwa, kuvuga bikamunanira. Yobo yaravuze ngo ariko Mana niki cyatumye nsohoka mu nda ya mama? Iyo nibura unigira mu matako y'umunda ya mama sisohokemo nkapfa. Yari amaze guhura n'ibigeragezo bita rutura,
ariko ageze aho aravuga ngo mbonye kuri Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo ufite ni ukuri kose ntabwo ari byo kukwica, upfa kuba ugihumeka. Bwira Imana ngo Mana ndabizi neza ko ndi kumwe nawe, Imana izakugira neza. Nazanyira ijambo rivuga ngo humura witinya, nubwo hari ibigeragezo byinshi. Imana twase fayigere, Imana twamenye dusenga, Imana iri mu ijuru yaguhamagaye, yaradokoze, yarakurinze, abandi barapfa bose ubareba, amaso yawe abyibonera, bari kureba, amaso yawe abireba. Imana irakurinda, iragushyigikira gukomeza. Rero ibigeragezo ubona byanga bikwataka ntacyo bizagutwara. Yakurengeje cyagiye n'ubu ngubu irakurengeje, yakurengeye cyagiye n'ubu ngubu irakurengeje, yakurwanira cyagiye n'ubu ngubu irakurwanira, yahabaye cyagiye nta muntu n'umwe kugutabara n'ubu ngubu iragutabaye, yahabaye cyagiye iguha akazi byari byaragucanze noneho kagezemo ibigeragezo nabwo byaranze abantu bakwangira gusa urabona intambara utazi iyo ziri guturuka. Humura, yakoguhaye bidashoboka igihe no kurengera mu buryo budashoboka. Umundire wikirize ngo amin. Imana ni Imana y'imbaraga. Bala, so my God. Bibiliya ivuga iki? Ngo Abimeleki akunda Sarayi, amaze kumukunda aramujyana, kuko urumva Aburahamu nta jambo yari afite. Aburahamu yari yamaze gukubita icyo bita ikinyoma cyuko ari mushiki we. Urumva mu yandi magambo, wumvishe umwami akunze mushiki wawe, wagiye gupagasayo ahari wakijomba icyara cyangwa se wakicinya icyara. Reka vuga muri aya magambo, mu yandi magambo wakishima mu kinyarwanda cyiza ukavuga uti, ushobora kutabigaragaza ariko wavuga uti Imana ndatabawe. Ariko Aburahamu yari afite ikibazo cy'uko atari mushiki we ahubwo ari umugore we. Yarababaye agahinda karamwica. Urumva umwami wari wakunze mushiki umukobwa wa mushiki we, urumva nango Aburahamu inzara yahise ishira, bamuzana ibyo kurya, bamuzana ibintu byose, baravuga bati umukobwa wawe noneho mushiki wawe agiye kurongorwa n'umwami. Urumva Aburahamu nawe yari yamaze kuba uw'agaciro. Byumvikana ko byanga bikunda inzara yari yamaze gushira. Ariko reka nkubwire ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana iyo turisomye, ngo Aburahamu bimaze kugera nimugoroba, umwami Abimeleki amaze gukora ubukwe, yabimenye nta kindi kintu ari bwakore. Njyewe ndibwira ko nabura ko atabutashye, ibyo ari byose ntabwo yabutashye, kubera ko yari afite ikibazo, kandi ikindi cyaka nta kuntu yari kubikosora kubera icyo yavuze, kandi yakivugishijwe n'ikibazo yavanye hakurya, ariko yaje hakuno nanone, ariko yashaza amayere. Gushara ni ijambo bita gutekereza, gushara cyangwa se ni ijambo bita uburyo gushaka ikintu cyakurengera mu kibazo urimo. Noneho birangije akoresha iryo jambo bita kuvuga ngo umubwire, ntabwo yari azi ko biri bwahita babenguka umugore we, ntiyari abizi we. Yabisize mu bwenge, arangiza akora plan familiari, ayikora gutyo, ariko yisanga isa nkaho imubereye ikigeragezo. Umwami aramutwara, Aburahamu atetse ibyo kurya kugira ngo abirye, amarira arahongoboka, ahita yibuka umugore we Sarayi. Arapfukama arasenga ati, Mana yo mu ijuru, wamamagaye ukankura mu nzu yo kwa data, Mana ishobora byose, wowe udahinduka cyangwa se ngunanirwe, ndindira umugore wanjye. Umugore wanjye ndamukunda. Bigeragezo bishobora gutuma uvuga amangamvuri, bigatuma uvuga ibyo utari kuvuga. Intambara zishobora gutuma uyoba inzira, kandi inzira ihari. Bajya batunga ni mu kinyarwanda ngo uhiriye mu nzu naho adapfundiki umutwe. Aburahamu aratangira gusenga, yari wenyine, kandi ikindi kibazo yarongowe n'umugore w'umwami. Bibiliya itubwira ko Aburahamu yari umuhanuzi kandi yari n'umukiranutsi ukomeye. Ikindi noneho yari yatatwe nawe n'ikibazo kimurusha imbaraga, yakunzwe n'umwami. Ikindi atwawe n'umwami. Ikindi ntari bwabashe gukosora rya jambo yavuze, ngavuga ati rwose munsubiza umugore wanjye, n'umugore wanjye wena oya ibwami. Urumva amagambo kuyavuga ni ikintu kigoye. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko Abimeleki araryama, ajya kuryama ageze ku gisasiro cyangwa se ageze kunuza ku buriri, kubera isengesho Aburahamu yari yasenze, ngo amaze gukuramo imyenda na Sarayi amaze kuyikuramo. Sarayi we yari yabyemeye, byari byarangize kuba fini ya Roma. Yaravuze ati, nemeye urwaje, ndasebye, ikinyoma twakoresheje kitubanye impfabusa, twagira ngo turebe ko twabura icyo kurya, ariko noneho bibaye ikibazo. Bibiliya yavuze ngo Abimeleki
hanyuma akiryama akimara kugera ku buriri ngo aterwa n'ibitotsi arasinzira, asinzira atamwegereye. buriya reka nkubwire, isengesho usanga hari uburyo rikurengera, rikakurengera ibyakurwanyaga bikaba bikureba ariko ntibinakwegere ngo bikwice. Do peace, oh my God. Imana ikabana nawe ikakurindira mu maso y'abanzi bawe, kandi abagombaga kukwica akaba ari nabo bakurinda. Abagomba kugira uruhare rwo kugusebya akaba aribo bakubera inzira y'igisubizo cy'ikibazo cyawe. Reka nkubwire nshuti yanjye ngo nuko Imana ibuza amahoro Abimeleki ngo imuteze ibitotsi, yaramaze gukuramo imyenda yose, yaragiye kwegera umugeni we, ariko ngo imuteze ibitotsi asinzira ataryamanye nawe. Iyo tuvuze kurongora ntango ni ikinyarwanda gisobanutse. Kurongora no kuryamana biratandukanye. Bibiliya ivuga amagambo akomeye. Imana yigeze ibwira uwo bita Yosefa igihe nuza Mariya yari atwite, yaramubwiye ngo wibenga umugeni wawe, ahubwo genda urongora umugeni wawe ariko ntimuryamane. Bivuze iki? Kuryamana nibyo bifite agaciro kurenza uko abantu bavuga ngo umuntu yarongoye. Umuntu bashobora kuba ngo yarongoye ariko ntabe yarongoye, ahubwo kuryamana nibyo jambo rikomeye. Bari bagiye kuryama, Imana iteza ibitotsi Abimeleki. Imaze kumuteza ibitotsi, haleluya, imaze kumuteza ibitotsi, Imana irangije irimanukira iraza. Ibwibaza bimaze kuba ngo mu masaha 7 z'ijoro, mu masaha 8 mu gicuku cya nijoro, iramubaza ngo Abimeleki niki ntagukoreye ku buryo wenda umugore w'umukiranutsi? Undi arasubiza ngo si umugore w'umukiranutsi ahubwo ni mushiki we, bambwiye ko ari mushiki we, nta n'icyaha nakoze. Ako kanya iryo jwi ntiyongera kuryumva, arongera arasinzira. Nanone imubuza kumwegera, arongera arasinzira. Iramubwira ngo nutasubiza umugore w'umukiranutsi, yaranamututse, iramubwira ngo wanumbiwe, nudasubiza umugore w'umukiranutsi ndakwicana n'abaja n'abagaragu bawe. Subiza umugore w'umukiranutsi kandi azagusabira urame, ikindi uzanabyara. Abimeleki nta n'umwana yari afite, ariko Imana yashaka kugira ngo imukore igitangaza, na Abrahamu imukore igitangaza. Burya inzira z'ikibazo kugira ngo ubone igisubizo, inzira z'ikibazo ni igisubizo, kandi inzira y'igisubizo ni ikibazo. Mu gihe cyose ufite igisubizo, abantu bashaka kukuriganya igisubizo cyawe, ariko niyo nzira yo gutabarwa. Inzira y'ikibazo wabonye niyo nzira y'igisubizo ufite. Mu gihe icyo aricyo cyose ubona ikibazo, hari igisubizo, kandi muri icyo gisubizo bizagutera gushima Imana, kuko hataraboneka ikibazo ntiyaboneka igisubizo. Ndashaka kukubwira rero ko Imana ari inyembaraga. Mu gihe icyo aricyo cyose ibasha gukora ibikomeye, abantu bakagira iki, bakabibonesha amaso yabo. Nefai mela kise yefain minister odeva mela kiso ibava belaki asoma ilafa igere. Hari Imana ibasha kugutabara mu kigeragezo ufite, hari Imana ibasha kugutabara mu ntambara ufite, hari Imana ibasha kugutabara ikakurengera mu rugamba uri kurebesha amaso yawe. Abrahamu akomeza gusenga, urumva we yararyamye aravuga ati Mana mbabarira, no kuryama urumva n'ibyakunze. Mana batwaye umugore wanjye, ese ibi ngibi naje gukora bimaze iki? Mana batwaye umugore wanjye, nubwo nahawe amafaranga ndetse nabonye bizamarira iki? Mana ndindira umugore. Akomeza kwinginga Imana, akomeza gutabaza Imana, akomeza kubwira Imana. Imana naho yakoze umurimo yongiye ibwami. Imana yagera n'ubwami kigerayo. Imbaraga z'amavuta y'amasengesho zijya zibuza amahoro bwami mu izina rya Yesu, zijya zitabara zikajya ibwami, zikimanukira zigasanga umwami. Niko byagenze kuri Moridekayi na Hamani ndetse n'uwo bita n'uriya mugabo wari umwami muri icyo gihe. Asanze Moridekayi birahinduka, birasobanuka. Umwami nawe abura amahoro, afata igitabo cy'ubucurabwenge, amaze gufata icyo gitabo akirebamo, amaze kukirebamo abona ko Moridekayi ari wo mu bururi. Ndavuga imbaraga z'amasengesho uburyo zishobora gukora mu ijoro, zigakora abantu batabireba, zigakora ibwami z'ubwayo. Imbaraga z'amasengesho zigahindura amateka. Wa mukobwa we wowe unyumva unaza amatwi uri kunyumva, Imana ibasha guhagurutsa umwana w'umwami, Imana ibasha guhaguruka umwana w'umuntu ukomeye, akaza kugushaka akakurambagiza kwera imbaraga z'amasengesho, kwera ko zamugutumyeho. Imbaraga z'amasengesho zo zishakira inzira. Haleluya. Abrahamu asenga Imana, kandi isezerano ry'Imana yaguhaye umwana nawe uzakigutwara. Imana yo mu ijuru
komera ntushidikanye. Ifi nubwo mu ruzi cyangwa se mu nyanja harimo abarobyi benshi, ariko ifi yawe ntabwo uzayiroba. Ndakubwiza ukuri ko ifi yawe nta muntu n'umwe uzayiroba. Ifi yawe Uwiteka yihagazeho, ni yawe, ntabwo uzayiroba. Nubwo abarobyi ari benshi, nubwo bikomeye banarobye ifi nyinshi cyane, banafite nyinshi, ariko ifi yawe ntabwo uzayiroba. Mfite ijambo rikomeye cyane rikubwira ngo komera, ibyakugambiriyeho no kubisohoza izabisohoza. Aburahamu rero naradosifayigere, ndumva ngeze ahantu heza. Aburahamu burakeye mu gitondo, Abimeleki agize ubwoba. Imana yamubwiye ngo wantumbiwe nudasubiza umugore wawe. Ano magambo twayasomye mu gitabo cyitangira ibice 20 umurongo waho uherekwa 2. Niho yavuze ngo Saraye ni mushiki wanjye, na Saraye nawe aravuga ngo ni musaza wanjye, ariko bibazanira ikibazo. Ariko Imana yashaka guca muri icyo kibazo. Mu nzira y'igisubizo cyawe ni ikibazo, kandi mu nzira y'ikibazo naho harimo igisubizo. Mu izina rya Yesu, icyo kibazo ufite kigiye kuvamo igisubizo mu buryo nawe utakeka. Ni ukuri kose mwarimu ajya atanga ikibazo, ariko umunyeshuri wakugikoze neza ahita akosorwa neza, kuzuza 10 ku 10 cyangwa se 100 ku 100. Rero bivuze iki? Icyo kibazo ufite si cyo kukwica. Icyo kibazo ufite pfuka musenge, kiragenda nda uko cyazo utagihamagaye ni nako kigiye kugenda. Izo ntambara ufite ziragenda. Abraham asenga Imana, Imana imurwanirira atanabizi, imurwanira ibwami, ariko kubw'amasengesho ziragenda. Imbaraga z'Imana zitegeka Abimeleki ziranamubwira ngo wantumbiwe nutarekura umugore w'umukiranutsi, ndakwicana n'abasha n'abagaragu bawe, ndakumena umutwe, ndagusenya. Imana yacu ijya dutabara. Abantu barangije gukata finali, ariko Imana yacu igakata siya baba yose fayige, ibyo basinyika bisinyura. Imana yacu ni inyembaraga. Iyi Mana ni Imana y'amahoro, iyi Mana ni Imana y'igitangaza, iyi ni Imana ifata ibitarika bigira biriho. Abizo makude fiara kisuma gode gisafayige. Abimeleki ahamagara Aburahamu mu gitondo, yabanje guhamagara abagaragu be, arababwira ati reka mbabwire ibyambayeho. Nabaye ndyamye, ijwi riraza rirambwira ngo niki cyambwiye kurongora umugore w'umugabo, niki cyatumye nenda umugore w'umugabo. Ndayisubiza ni ko nzi ko byambwiye ngo ni musaza wese ni umugore w'umugabo gute. Undamubwira ati woya, niki cyatumye wenda umugore w'umugabo. Iryo jwi sinongera kubyumva, ndyamye none riraza rirambwira ngo wantumbiwe nudasubiza umugore w'umukiranutsi, ndakwicana n'abasha n'abagaragu bawe. None rero mwakabya mumbabarire, mumpamagarira Aburahamu aze hano mubaze icyatumye mbeshya. Aburahamu araza, bari bahamugejeje, araza arangije baramubaza. Abimeleki aramubaza ati se niki cyaguteye kungira gutya, ukashyiraho urubanza mu gihugu cyanjye, ukaneza Imana? Niki cyatumye unkorera ibi ngibi? Aramusubiza ati icyatumye ibi ngibi mbikora nuko narizi yuko mu gihugu cyanyu mutubaha Imana kandi muri abagome mwica. Arambwira ati jewe nashina kubera ikibazo nari mfite, naje gupagasa kugira ngo mbone ibyo kurya, ariko mbona umugore wanjye nivuga ko ari umugore wanjye muri bwanyice mukamutwara. None rero si mushiki wanjye kandi sindi musaza we, ahubwo ni umugore wanjye narongoye wisezerano. Abimeleki yifata mu mutwe, ahita atanga itegeko. Umva, Imana yari yamubwiye ngo umusubize umugore we, umusubizanye n'ibintu, umuhe n'ibintu. Ahita atanga itegeko, aragenda afata ubusho bw'intama, afata ubusho bw'inka, afata ubusho bw'inkene, afata ubusho bw'ibintu bw'abagaragu n'abasha n'abagaragu, arakudemera fayige. Aramubwira ngo mu gihugu cyanjye turamushaka. Amugabaganyiriza kimwe cy'igihugu cya kabiri, aramubwira ngo genda abasha n'abagaragu ngaba, abazorora inka zawe, abazaragira ihene, abazagukorera dore ngaba. Aramubwira ngo kimwe cya kabiri cy'igihugu cyanjye Imana yanambwiye ko zakugiraho umugisha, ngabyara kandi ngarama. Haleluya. Imana yo ngijuru ntijibura ukuntu igenza, ntiyabura ukuntu igutabara, ntiyabura ukuntu ikurengera. Nubwo inzira, nubwo ikibazo cyawe ari umuntu ufite dosiye iri mu bakomeye hejuru, kandi arabona nta nzira zaboneka ngo icyo kibazo cyo gikemuke. Arabona, reka nkubwire, hejuru iriyo. Haleluya. Hejuru niriyo. Umva kindi nkubwire, Imana yacu y'inyembaraga nirya ruswa, niyita ku cyubahiro cy'umuntu. Hejuru nayo irahashoboye. Haleluya. Reka nkubwire ngo hejuru iriyo. Ndavuga hejuru y'iyo dosiye aho bajyanye hejuru.
pfuka musenga Imana, harisinyura amategeko y'abantu mu izina rya Yesu. Imana ishoboye byose. Hanyuma Aburahamu yakira umugore we. Bibiliya iravuga ngo nuko Aburahamu Abimeleki afata musaza wa Sarayi, aramubwira ati kira amafaranga mugende muyakwize mu bantu, hanyuma murebe ko gisebo cyava kuri nde, cyava kuri Sarayi. Ubu giswe ko nabaye umugabo we kandi nabaye umugabo we, sinigeze nanaryamana nawe. Asaba imbabazi Aburahamu, arazimusaba pe, aramubwira ati mbabarira, niba ari uko bitekereze sinarimbizi, ariko sinzongera. Aramubwira ati nawe makosa twakoraga nazongera kubaho. Imana yacu mu ijuru. Aburahamu abera umugisha abantu bose bazaga muri icyo gihugu. Aburahamu aragenda aratura, Aburahamu atunga ubusho, Aburahamu atunga intama, Aburahamu agira umugisha. Aburahamu yahuye n'ibintu byinshi bikomeye, kubyara ko byabaye ingorane, ariko Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Igihe kiza kugera aranabyara, abyara bitoroshye. Ariko Imana yacu dusenga ni Imana y'inyembaraga. Reka dusome 25:21 ibice 25 umurongo wa 21, hanyuma dusoze. Ndimo ashaka kugira ku mwanya wo gusoza, hanyuma Imana yo mu ijuru itangira ibice 25 umurongo wa 21. Izina rya Yesu. Ibice 25 yego 21 haravuga ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Aburahamu, uyu mugabo bita Aburahamu, yabyaye umwana amwita Isaka. Amaze kumwita Isaka yari umwana w'isezerano, ariko ikintu kinagoye kinababaje cyane, imbaraga zananiza n'uwo bita Isaka, zigumya kumugendaho, ziranamunaniza kubyara ko nawe biranga. Nukuvuga ngo Isaka aterwa n'ikigeragezo cyo kutabyara nk'uko se byamugendekeye. Kubyara biranga, akora amasengesho, kubyara biranga, ariko ageze aravuga ati Mana, niki cyatuma utana abantu? Niki cyatuma utankura iki gisuzuguriro? Niki cyatuma utanyumva ngo nabara? Haleluya. Ikintu kinezeza, agisoma ko demeni agiye kubyara yabyaye abana babiri. Ariko noneho Bibiliya irangira ngo abo bana babiri bari amahari. Bibiliya ivuga ngo gatoya azategeka gakuru, kandi bazaba ubwoko bukomeye. Ariko noneho ikintu ushaka kuvuga ni kimwe, nuko ndashaka kukwereka ko hari imbaraga nawe zigukurikirana zituruka mu nkomoko zawe ukomoka. Ariko senga Imana, winginga Imana, uyibwira uti Imana, nkuraho iki gisuzuguriro, nkuraho izi imbaraga zibingendaho. Imana yo mu ijuru izakugira neza nshuti yanjye. Isaka yinginga Uwiteka, aravuga ati Imana, ibyabaye kuri data nibyo binanije. Umva mushiki wanjye wowe unyumva, umva mwene data wuneze amatwi, umva wowe uri kumva iri jambo ry'Imana. Reba ubuzima ubayemo, urasanga bufite inkomoko yo kwaso. Ibirimo kunaniza bikubuza kuba ku rugo, urasanga bifite inkomoko kwa mama wawe, urasanga bifite inkomoko kwa papa wawe. Ibirimo kukunaniza bituma utagera ku ntego, urasanga bifite inkomoko. Papa wawe hari igihe aba yarafunzwe, nawe wajya kubona ukabona gereza kugezeho, ukabura fungu ukabuvuyemo, ejo nanone ukabona none dosiye zo kujya kugufungisha ziraje. Ari igihe nawe wabonye byaranze neza. Kubyara kwa mama wawe byaranze, nawe kubyara byaranze. Yabyapfusha abana inda zivamwo, nawe niko byagiye bikugendekera. Ariko ingingo Imana ihinduriye dosiye. Ni ukuri kose umuntu akwiye kwinginga Imana kugira ngo Imana imushyigikire mu buzima bwe bwese bw'imibereho. Uyu Isaka yinginze Imana, abwira Imana ati Mana, mbabarira, nkuraho iki gisuzuguriro. Imana iramwumva. Umugore wa Rebeka atwita abana babiri, Esawu na Yakobo. Bibiliya iravuga mu nda, ntuza Rebeka ajya gusenga, abaza Imana ati Mana, ko numva mu nda yanjye harimo ibintu ntarimo gusobanukirwa, ko numva n'ibiki. Imana yamubwira ngo harimo abana babiri, ariko gato azategeka gakuru, gatoya azategeka gakuru. Ukomeza gusoma ano magambo twamwe dusoma arabisobanura. Ariko ikintu ushaka kuvuga, ingingo Imana, wirukana uwo mwuka ukunaniza ukubuza kuba ku rugo, wirukana uyu mwuka ukunaniza uguteza ubusambanyi,
wirukane uyu mwuka ukunaniza uguteza ubusinzi. Papa wawe nibwo buzima yabayemo, mama wawe nibwo ubuzima yabayemo, ibintu byaje bibananiza nawe nibyo uri kukunaniza, uragerageza. Ariko inginga Imana, bwira Imana uti Imana ntabwo ushaka uyu mwuka wo kwa data. Inginga Imana igukureho izi imbaraga. Banywaga itabi ariko imyuka irakurusha imbaraga ikujyana mu matabi. Bararaga mu mahoteli, iyo myuka nayo iri kukugendaho. Hari imbaraga za gereza, hari imbaraga zo kutagira akazi babagamo. Iyo myuka nawe nubwo wize ariko uragera mu kazi bakakwirukana. Koronike ya karande. Inginga Imana igukureho izi imbaraga. Kandi ikindi cya kabiri turibuze kuguha umurongo ushaka kuduhamagara tukagusobanurira cyane mu buryo bwimbitse. Ariko Imana yo mu ijuru ishaka kugukuraho izi imbaraga. Nuko Isaka yinginga Imana arabibwira ati Mana yo mu ijuru icyanukira kudukunda, nkuraho igisuzuguriro, nkuraho imbaraga yaranze data, imbuza amahoro, iri kunaniza, iri kungendaho. Winginga Imana nayo yiteguye kuba yakurengera nshuti yanjye, yiteguye gukora ibikomeye. Imana ikuraho igisuzuguriro uwo bita Isaka, imuha abana 2 b'abahungu. Nukuri Imana yo mu ijuru yiteguye kuba igisubizo cy'ibibazo byawe. Imana abantu uri kubabara inshuro nyinshi yiteguye kugukubira 2. Bibiliya ni nakivuga ngo nzagushumbusha 2 kandi nkukubire 2 nkwereka ko ndi Imana yawe. Imana rero yiteguye kugira neza. Imana itita ku cyubahiro cy'abantu, Imana itita ko itanegurizwa izuru cyangwa se ngo iguririrwe. Ni Imana yiteguye kumva gusenga kwawe, yiteguye kukurengera, igakora ibyo umwana w'umuntu atabasha gukora. Tugiye gusenga Imana, ariko mwene data, shuti yanjye, mushiki wanjye, mama umbyara wunteze amatwi, irukana kandi menya gusenga. Ariko wizera Imana ko Imana dusenga itazigera idukoza isoni. Ibibazo bikuriho sibyo kukwica, kandi icyo kibazo cyaza ari kimwe kirangije biba 2 biba byinshi. Ibibazo noneho birangiza biba rutura, ariko ibyo rutura ntango biba rutura kuri wowe, ariko ku Mana yacu ni ukuvuga rimwe irambura ikiganza kimwe byose bikayumva bikakumuka bikavaho. Rero Imana yiteguye kugukura izo ntambara zikuriho, ibyo bibazo bikuriho. Ndi kubona mushiki wanjye ufite ikibazo cy'amarira mu mutima, urara arira mu mutima, aragude mene fayigere dikazo mangro ayiwe. Ariko Imana yiteguye kugutabara, kandi humura mu izina rya Yesu. Imana yiteguye gukora ibintu bikomeye, amaso y'abantu akabibona. Humura shuti yanjye, Imana ikumera umugisha kandi icyubahiro cy'Imana kikugote. Reka ndibwira ko byanga bikunda mu gihe kidatinze muza kubona buryo ubwo aribwo bwose Imana yabakemuriye ibibazo, Imana yabatabaye, yabakuye igisuzuguriro, Imana yabubatse. kandi kubwira isengesho niri jambo ry'Imana wowe uteze amatwi, ari ibintu Imana igiye gukora, wowe uritega amatwi gusa rizajya kurangira hari igisubizo cy'ikibazo cyawe ufite. Ndibwira ko Imana itari kure yawe kuba yagutabara. kandi ndimwe ndabwirwa ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo warebaga bimeze nk'imisozi, Imana yo mwijije kujya imbere iringaniza ataringaniye kurenguza uwo musozi mu izina rya Yesu. kandi Imana yo mwijuru iguha ibyangombwa washakaga shuti yanjye. Imana yo mwijuru ndimo ndabwirwa ngo hari umuntu mwakundanaga ariko wasomange byari byanze, ariko Imana yo mwijuru kugarura ibyawe byari byagiye mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru kubatse doresema. Imana iminambwira ngo nkubwire latika adomaske gode, iminambwira ngo nkubwire ngaba abasefai abaguhigaga sefai gare somango ndakubona mu gihugu cy'u Rwanda hari umuntu barimo bahiga ngo bafunge, bari bagiye kumufunga ariko kwera akagambane k'abantu. ariko Imana yo mwijuru iminambwira ngo nkubwire ngiyogereza Imana irayihagaritse mu izina rya Yesu. Sefai gare somango ndikubona umuntu uri hanze ariko soma gode wasingamishijwe n'abadayimoni, ibintu biramufata bikamuhina byari bigiye kumuheza ku gisasiro. ariko Imana iminambwira ngo kubwo gusenga Imana iragutabaye, kandi Imana ikwinginga mu mutima wangu igutabare gukura abadayimoni utazi niyo baturutse. Imana ibagukuyeho. Imana iminambwira ngo iragutabaye shuti yanjye. Ndisafa igere somangro nawe wavangaga ibintu bijyanye n'imishinga ariko ukabona nta cyerekezo, ukabona nta nzira ufite. Ndumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo Imana ikubereye igisubizo cy'imishinga yawe. Imana ije kubaka ibitubakitse. Nawe wubatse inzu, wayubatse sida hano wayubatse, ariko ndabona yaraheza aho ngaho inzira zose zo kugira ngo iyo nzu yuzure byaranze. Imana yo mwijuru kinguye amarembo y'umugisha kugira ngo iyo nzu yawe yuzure. Hari imyuka yafashe amaboko yawe kugira ngo utongera kwakira umugisha, hari imbaraga zakuboshye kugira ngo utabasha kwaguka ngo
wakira igitangaza. Hari Imana yo mu ijuru igukinguye nk'umugisha wawe, hari Imana yo mu ijuru igutabaye kandi abantu barabibonye. Disaba la likaso my God, ndumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo witinye urugamba. Ni ukuri ibigeragezo byabaye byinshi. N'umuntu uryama mu nzu byagera nko mu saa 6 z'ijoro, saa 7 akumva umuntu uri kugenda mu nzu, kandi akumva ikintu kiri kugenda, akabyuka agashaka uwo muntu, agashaka ikintu kiri kugenda, agacana amatara, reka da iryo jini riri mu nzu yawe. Ndumva ijwi rimbwira ngo Imana yo ngishira risohoye. Tuko bivagere, Imana ibirambwira ngo nkubwire ngishobora byose kandi ngo ntabwo ihinduka. Atopase ndisafayigere nako simangora. Nawe wararagurira agahinda mu mutima, nta cyerekezo ufite, inzira warayibuze. Imana igiye kuguhanagura amarira ku mutima wawe, igiye guhanagura amarira ku maso yawe. Imana igiye kuba icyubakwa kizima. Imana igiye kukuraho iki gisuzuguriro. Abrahamu Imana imaze kumukuraho igisuzuguriro byarahindutse. Ni ukuri nubwo ubona nta nzira n'imwe, ariko igiye kwicira inzira, gushakira inzira. Nawe washakaga kujya mu bihugu by'amahanga, Imana irambwira ngo nkubwire, Imana ikemuye ikibazo. Umaze gushaka visa inshuro zigera muri 2 byaranze, ariko Imana yo mu ijuru ibikoreye kuyubahisha. Ndabona ikinguye amarembo y'umugisha. Ariko my God, kandi akubona uri umudamu, Imana yo mu ijuru ije kubahisha, ije kubikora. Tasoyi bivagere, Imana ibirambwira ngo nkubwire, arishayi baba weteka somanyuma landiko simangu. Imana ibirambwira ngo nkubwire ngo ishobora byose kandi ngo nta kijya kinanira. Imana ije kubaka ibitubakitse inshuti yanjye. Ubuzima bwawe Imana ibukuye mu karagati. Ayizoma kodevia, nawe hari ibintu byagufashe uruhande rumwe rw'iburyo, ibintu birafata birahonyora, usigaye utambuka bikanga, ikintu wumva kigukubitira mu rubavu, ikintu kirasa naho kijya kuguteza paralize. Ariko ndimo nabwirwa ngo icyo kintu Imana iragisohoye. Waje koza impamvu wa turi kurebana, Imana imirambwira gutabaye. Gisabade nini Sofia Vaigere andi kusemando, Imana imirambwira ngo isora byose. Ara kisobaye lila kiso imeni Vaigere lila kuya vaira maze ndisakito maskegode ngo mubwire ngo wose fine na Safayigere somando. Hari ijya kumva uhagurutse ukumva ikintu kikizenga kireka gufashe, ukumva ibintu birimo biragukaraga, ariko Imana imirambwira ngo igukuye hiyo myuka mibi. Ndisayi baba wetekano masavaini aregeto maskegode bini na nikaso my God lala kiso my God ndisafaini. Nawe somando urugo rwawe rugiye gusenyuka kwera umwana, wabuze umwana shuti yanjye mushiki wanjye, ariko Imana igiye kuguha umwana wawe, umwana w'umugisha. Ndimo ndareba Uwiteka Imana yatovando ahereza umugongo wawe guheka. Ndimo ndareba Uwiteka Imana kunezeza wose umwana wawe. Haleluya. Ndisaba nani saida so my noma landika so my God landiko so my God rebiara Vaigere tikaso my God rebini landiko Vaigere. Nawe wambu wibyawe uranyagwa we, barakunyaga kumugaragara, abantu baraza barakunyaga uyebesha amaso ya burukuntu bigenza. Imana yo mwisi igiye kugukubira kabiri. Imana igiye kugukuraho iki gisuzuguriro. Imana igiye kugukuraho imbaraga byagutwaza igitugu. Komera witinya, urugamba rugiye kurangira. Witeka Imana agiye kwibahisha ku buzima bwawe. Latikoze my God, Imana iratabaye, ni Imana ishobora byose. Reka mbasengere mu izina rya Yesu, reka mbasengere mu mbaraga zo kwizera. Imana isuma byose yiteguye kubikora. Kumvisha inkuru z'ukuntu Abrahamu yagendanye n'Imana nubwo byari bikomeye, kugeza nubwo avuga ati reka uvuze kuvuga ngo uri mushiki wanjye, nanjye ndivuga ndi kuri musaza wanjye, nuko nabandi kumwe n'umudamu nkamubwira tukavuga tugiye gupagasa hakurya Tanzania, ariko nitugerayo nuvuge kuri umugore wanjye, uvuge kuri mushiki wanjye, turabyemeranywa. Nanjye ndavuga ko ndi musaza wawe, turabyemeranywa. Ariko byavuyemo ikibazo cyuko umwami ahita kunda umugore wa Abrahamu, ariko Abimeleki ntiyarabizi. Ariko Imana dusenga yo mu ijuru irengera Abrahamu, kugira ngo kubera ko yarabizi ko yazanywe n'ikibazo cy'inzara, yazanywe no gushaka icyo kurya, yazanywe atagomba, yarabizi ko atagomba kuba yasiga umugore we. Aravuga ati reka njyane nawe. Nibwo yashatse ikintu yavugira imbere y'abantu, hanyuma birangije bimubwiramo ikibazo. Ariko nkubwire ngo mu kibazo harimo n'igisubizo. Imana yiteguye kurwanira no guhindura amateka, gusobanura ibidasobanutse kuba ku buzima bwawe. Muri icyo kibazo ufite si cyo kukwica mu izina rya Yesu. Uyu muntu ucumbagura ku kuguru, iki kintu kiri kugufata, uracumbagura ku kuguru, kandi umuntu w'umugabo ndi kureba ikintu cyaramufashe gisa nkaho kimuhambiriye, kirahambira neza. Imana imurambwira ngo kitofage mu izina rya Yesu. Imana iragutabaye. Lakiso my God, mu izina rya Yesu Imana iragutabaye. Imana itumye ukuguru kwawe kubohoka, imbaraga z'Imana zitabaye ubuzima bwawe. Misatika domala
la lisa ala faigere ine kosika adababa gweteka paskode rekaso my god ine faigere reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Imana igukorera imirimo n'ibitangaza, Imana ikubahishe. Reka dusoze tubaha namba kugira ngo ndetse muzazibona kuri taburo, muzazibona ku televiziyo uburyo zibizaba ziriho, ariko reka tunazibahi 0788 62 41 07 0788 62 41 Madamu nawe nazibabwire mu izina rya Yesu umwana w'Imana. Amina. Nimero zanjye 078 68 41 9. Yesu aduhana umugisha, amahoro y'Imana babeho. Reka dusenge. Ndagushime Imana yo kwizerwa kubw'abashiki banyu bari kunyumva, bakira umugisha uturuka hera. Ndagushime Imana yo kwizerwa kubw'abene data banyumva, bakira umugisha uturuka hera. Ndagushime Imana yo kwizerwa mwami, abantu bose bateze amatwi ijambo ryawe mubaho umugisha. Abana batoya bakiri abasore, abakobwa batoya bakiri inkumi, ndabasenge bose kugira ngo ijambo ryawe ribabere igisubizo. Mwuka wera akora ibikomeye, kandi wari ufite ikibazo mwami ntiyakira ubutabazi buturuka hera. Ndamusengeye kugira ngo yakire imbaraga z'ubutabazi. Wari urwaye mu gatuza nabe muzima mu izina rya Yesu. Wari urwaye umutwe nabe muzima mu izina rya Yesu. Wari urwaye amaguru nabe muzima mu izina rya Yesu. Wari urwaye indwara yo kuva, ndategetse kurekura. Mwabadayimoni murekura ubuzima mu izina rya Yesu. Wacikaga umugongo, fashe muri uyu mugongo mu kwizera, ndavuze ngo nibabe bazima mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwera ufata ku buzima bwawe mwami w'ijuru n'isi, ubuzima bw'abantu bawe mwana w'Imana Yesu bubafateho. Kandi Kristo wera wa Isirayeli, ineza n'urukundo rwawe bibibagendeho, umucyo wawe bamurikire, ibitagenda bigende, ibidahinduka bihinduke, ibidashoboka bishoboke. Mbateho amahoro, mbateho umugisha, mbateho kugubwa neza mu buzima bw'imibereho yose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abamera umugisha. Shalom shalom.